Bamwe mu banyamuryango ba koperative Atake itwara abagenzi ku kibuga cy'indege i Kanombe mu mujyi wa Kigali bajyanye koperative mu nkiko kubw'igihombo bagize nyuma yo guhagarikwa mu kazi gutwara abagenzi mu gihe kirenga umwaka. Abaganira n'igitangazamakuru cyacu bemeza ko iyi koperative Atake yatangiye kugirana ibibazo n'abanyamuryango bayo nyuma y'aho koperative iyobowe na Nyirahabimana Chantal wari usanzwe ari umukozi wa Bank of Africa yirukanywe, ndetse bagashimangira ko yahawe izishingana ashimirwa ko mbere yo kwirukanwa akiri umukozi w'iyo banki ari uko yafashije koperative kubona inguzanyo. Iri jwi twumva ni irya Kayisire Charles, umwe mu baguze imigabane shingiro y'uwahoze muri iyi koperative, akaba yari yemerewe kwinjira muri koperative no gukora mu buryo busesuye, ariko ngo yatunguwe no kubona bamuhagarika nta nteguza nta n'icyaha yishinja. Avuga ko byamushyize mu gihombo gikabije, dore ko ngo n'imitungo ye ishobora gutezwa cyamunara. Ikibazo uko gihagaze muri 2022 mu kwezi kwa kane, yego, hari umunyamuryango wanyiguriye imigabane ye, kandi mu itegeko biremewe, biri official. Yego, kunyigurira imigabane ubuyobozi bumwe bwa koperative bumwe bwashyigikiye ko nkora, ubundi ntibwashyigikira ko umuntu atangira gukora. yego, bari buyobowe na Nyirahabimana Chantal, ariwe wari perezida wa koperative Atake. yego, uwo Nyirahabimana Chantal nawe yari yahawe umwanya kuko yaravuye muri Bank of Africa, amaze kumuha umwanya, yego, kuko yari amaze gusabira inguzanyo koperative Atake, yari yarayisabiye inguzanyo, amaze kuko yarashinzwe inguzanyo muri Bank of Africa, amaze kuyitabira inguzanyo biba ngombwa ko bamuha umwanya. yego, muri koperative bamuhaye umwanya, nibwo bamugiraga baza kumugira perezida wa koperative. Mu mezi make yarayoboye koperative, ndumva igize abantu bagera kuri 4 bose bayirega mu nkiko, yego, kandi mu buryo butandukanye. ubwo abitwaga abajyanama be nibo bari muri komite nyobozi, yego, nyobozi iyobowe n'abantu 5 bane baremeza imodoka ikore, kuko n'ubundi wari umaye umwanya yarasanzwemo. uwo bategereza ko inama iba n'uwo usaba kwinjira, naho uweguriwe umwanya mu itegeko birimo ko umuntu yemerewe gutanga umugabane we, yego, n'impamvu runaka. So biba ngombwa imodoka bantegeka komite nyobozi 4 bamaze kubyemeza, bambwira gutera irangi, maze gutera irangi imodoka igiye miratangiye. Yakoze iminsi ngira ngo iri kuri hafi 4, kubera bari bemeje ngo ntangire nkore komite nyobozi. yego, President ati oya, ngo ntashaka ko ikomeza gukora, haba ari we uyihagarika, uwo Nyirahabimana Chantal. yego, imodoka barihagarika, umuntu yayishakiye ama insurance, yayishakiye ibintu ibyangombwa byose, yayiteje amarangi. Ibaze nawe kugura imodoka ya miliyoni 13 warangiza kugira ngo itangire akazi, umuntu akayihagarika nta kintu na kimwe ayishinja, kandi komite yari yabyemeye. yego, uburyo baje no kubishwanira, bamwe biba ngombwa ko banasaba kwegura komite nyobozi, kuko ntibumvikanaga n'uwo presidente, bose baregura. yego, abari usigara ejo bundi nta miteranye ashaka kwiyamamaza, koperative kanga kumutora kuko yaramaze kugeza imanze nke kandi nta musaruro ari kuyiha. yego, yarabaye mu nkiko mu buryo butandukanye, bamusimbuza retired Lieutenant Colonel Ndengerinka John, ariko nawe ahagiriyeho urabona kameme ko ashobora kugera ku ikirenge mu cye, nta kintu na kimwe arahindura. yego, ukibaza eski ubu koperative nk'iyi ikorera ahantu ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'u Rwanda, yego, ngo ni igihugu
gute igira abantu bane mu nkiko mu mezi atarenze 3 ikabigizwe abantu bane bayitwara mu nkiko bayirebera ubundi koperative nk'iyi ifite ubuzima gatozi ntiyakaba igira ikibazo na kimwe kijyana mu nkiko kandi babona ko uwo muntu ajyanye mu nkiko arenga yego byonyine ko bafite avantage yo kubikorera ku kibuga mpuzamahanga cy'indege yego byonyine ni ikigaragaza ko ari koperative yakabaye ifite yego ibintu bitasobanutse bikirimo akavuyo mbese ntabwo iravuga ngo reka ijye ku murongo mu myaka 10 n'ingahe maze yagiye ijya mu manza yagiye iburana ariko ndakubwira ko nta rubanza n'uru yigeze itsinda kubera iki ko kugira abayobozi bamwe batari so icyo rero nasabaga yego hagiyeho ubuyobozi bushya ari nabo baje kujyaho bashyize binjiye ejo bundi babashyizeho vuba witwa Lieutenant Colonel Ndengerinka John yasize mu gisirikare bahita bamuha umwanya yewe yinjiranye n'abandi bayobozi ndacyakora liste yabo kugira ngo bose kuko habaye ikintu bita kurengana yego ndacyakora liste yabo bayobozi bandi barimo kugira ngo n'amazina yabo ndumva nazayabaha kuko umurantunguye nayabasha kuyabaha mu kiganiro cyo gutaha yego hari ni letter nanditse ariko sinayohereza nandikira umukuru w'igihugu musaba kurenganurwa kuko nta kuntu umuntu yarengana avuga ngo ubuyobozi buriho bushyigikiwe na runaka ngo inzego runaka kuko zitwaza ngo ni iki n'iki ngo cyangwa ngo zakoze iki n'iki yego ugasanga baravuga ati nimureke uwo muntu ajye mu nkiko ndahari zabyisimanira kuko bigaragara ko yitwaza ngo ndi iki n'iki cyangwa nari iki n'iki mu rukiko nzigererayo bazi ko inkiko zacu zikorera ku murongo zikurikiza itegeko zikora ibintu biri official ntabwo bashobora kumva ngo we wari iki wari minister wari generali wari nde ntabwo bareba ngo wari generali cyangwa wari colonel cyangwa wari lieutenant colonel never ntabwo bibaho ibyo kuvuga ngo wari generali birumvikana ariko ubu ngubu niba warasezerewe gendera ku mategeko ntayo umuturage wundi agenderaho urakoze cyane wirinde uburakari uburakari ntabwo bwabura kuko nawe ari wowe urebye igihombo bashyizemo sinange jyenyine hari turi nka bangahe yego nawe abantu bane bose tuba baba barashyizwe mu gihombo giteye ubwoba yego umuntu afashe amafaranga aguze imodoka miliyoni 10 zingahe mbese urebye igihombo cyose gishobora kuba kitari munsi ya 25. dusoreze ku byifuzo n'ubutumwa ugenera inzego zose bireba icyifuzo nifuza n'ubutumwa ngenera inzego zose bireba ndasaba ko bakurikirana inzego bireba zikurikirane koperative atake barebe eske umuntu kuva kuva yatangira kuri iki kibuga cy'indege 94 kugera ubu 2023 umuntu yinjiraga mate nta cyahindutse umuntu iyo yasabaga yategerezaga agahabwa akemezwa n'inama rusange naho uhawe umwanya n'uwari usanzwemo yakomerezaga kuri wa mwanya wari usanzwemo akaba ari we umusimbuye iyo byabaga byakorewe kwa noteri biri official ariko kugeza ubu ngubu nk'uko umuntu yahawe umwanya n'uwari usanzwemo aho kugira ngo bareke umuntu akomereze aho undi yaragejeje ahubwo bahisemo kugira gute guhagarika na wa wundi ari gukora ibyo byose bikaba ari ibintu by'akarengane. Ikindi koperative yaricaye komite nyobozi iravuga ati barandika basaba ngo zana ibyangombwa ibi n'ibi wishyura amafaranga wo ugiye gusimbura yaragejejemo kuri konti n'ibyo byose twarabikoze kubwira umuntu ngo ishyura amafaranga
ari 330 ingahe yaragejemo kandi ari mwe mwamuhagaritse tumubizi ariko tukanga tukayishyura kugira ngo umuntu akomeze kwamara kuyishyura ati nanone witangira kandi komite yavuze ngo nabatangiye nta kibazo akomerezaho kuwamuhaye imigabane yaragejeje afite no kwishyura amafaranga yose badusabye ibyangombwa badusabye twabitanze urumva kame habaye ikintu kitakureka yego so aho kugira ngo umuntu arengane muri iki gihugu dufite inzego zindi ubu denda kwandikira umukuru w'igihugu amwereka uburyo umuntu abantu baturenganije bitwaje icyo bari cyo cyangwa icyo bari cyo nabyo uzabibona muri leta tugiye kwandika ndumva ashobora kuzabaho kopi. Nakoze cyane. Nyuma y'aho ngaho uwo Chantal Nyirahabimana yaje guhagarikwa n'ubuyobozi bwa RCA. Murambabarira ko atari ngombwa ko guhagarariye koperative ngira ngo ntabwo mfite uburenganzira bwo gutumva kuri koperative kwa umuyobozi wayo arahari. Nkanjye Yego. Uko mbyumva nkanjye nk'umuntu uri muri koperative. Yego. Ubu turi gukurikiza amategeko yanditse kandi nabo ayo bafite imbere yari yanditse kandi ibyo bakoraga ntabwo byanditse. Yego. Ubu rero uko atakiri gukora ari gukora igendeye ku mategeko. Iyo bavuze ngo uko bakoraga mbere iyo barakoraga amakosa ntabwo numva ko wenda bagomba gukorera mu makosa. Mbivuze nka Chantal ntabwo mbivuze nk'umuyobozi kuko umuyobozi arahari. Nyuma ko iyo koperative ikomeje kugaragaramo ibibazo binyuranye birimo ndetse no guhangana n'abanyamuryango b'iyo koperative no kujyana mu nkiko, RCA yaje guhindura Nyirahabimana Chantal asimbuzwa ku buyobozi na retired Lieutenant Colonel John Ndengeyinka waje kumusimbura. Twagejeje kuganira n'umuyobozi mukuru w'iyi koperative retired Lieutenant Colonel Ndengeyinka wasimbuye Nyirahabimana Chantal adusubiza muri ubu buryo. Ndahuze. Allo? Umva ngewe aribyo ndimo ndahuze uze kumamagara ikindi gihe. Muhirwa Jean Baptiste wabaye vice president wa Nyirahabimana Chantal yirinze kugira byinshi avuga kuri icyo kibazo, adusaba ko twabaza abo bireba kuko we bitamureba. Nakubwira the right person wabigusobanurira. Urumva yego muramumbwira ariko kuva yarinjiye ku gihe cyanyu. Yego. Abayobozi batowe baguha details zose uko byagenze kuko hari procedure. Yego. So bya byiza rero urebye abatowe basimbuye komite yari iriho mbere. Yego. Nibo bashobora kuba baguha ntuza details zose z'uko procedure yagenze n'ibiteganijwe. Sibyo? Yego. Donc hari bareba ntuza witwa Ndengeyinka niwe president na komite. Yego. Sibyo? Yego. Rwamo Fideli n'umwe mu banyamuryango batangiranye na koperative Attack ariko we yamaze kuyivamo, yadusangije ubuhamya bw'uko umunyamuryango mushya yinjiraga ndetse n'uguriye usanzwe ari umunyamuryango uko byari bisanzwe bigenda. Ubundi mbere niba uri umunyamuryango Yego. ukaba ufite mu mwanya uri Attack n'imigabane yawe. Yego. Ushaka kugurisha wowe washaka umuntu kugurira mukumvikana amafaranga ari buguhe. Urumva? Baba kumvikana akakwishyura yaba kwishyura wowe wagurishije wahise gufata imigabane yawe ukayivanamo. Wa wundi wakuguriye akaba ari we wishyura. Yewe mu by'ukuri mbona yuko rwose bitari bikwiriye habe na gato. Ntabwo byari bikwiriye niba umuntu yemerewe kugura umwanya n'undi akaba yemerewe kugurisha nta mpamvu numva ko umuntu bamwangira kugura cyangwa kugurisha ko ari uburenganzira bw'umuntu. Nanjye ubwanjye nari mfite mu mwanya wanjye ndawugurisha. Uwawunguriye n'uwo ngo bagize perezida w'uko bita John Murangira niwe yanguriye umwanya yewe. Yego.
amuha amafaranga angana n'imigabane nari mfite muri koperative. Yego. Noneho we ajya mu mwanya wanjye akomezanya n'abandi. Noneho nyuma sinuko undi yashaka kugurisha ngo bamwangire cyangwa ushaka kugura. Yumvikanye n'ugurisha ngo babangire bose ibyo bintu n'ubwo atari byo. Nakarengane gakomeye cyane. Bose baje kubisubiramo bakareba ukuntu babigenza. Yego. Niba umuntu yaraguze umwanya akenewe bawumuhe si mu bandi. Rutaremara John wari umunyamuryango ariko wasezeye yadusangije uko byahoze bikorwa ndetse asabira abarenganye kurenganurwa. Ikibazo cya Kayisire natsinze. Yego. Shobora kiriya koperative ko bagomba kuba amafaranga yawe ndishaka babaro imyaka 2 bababuza gukora nta mpamvu nini. Yego. Nta mpamvu nini. Bakabaye kizabuza kababaro babateza amarage amamodoka baje imyenda bagira gute kugira ngo bajye mu kazi bajyamo bakakora imisi bakabirukana kubera umuntu umwe ngo kuba umuyobozi yego ni byiza ko presidente ni byiza. Ariko nta mpamvu yo kubuza umuntu. Rero muri kiko nabwo umukobwa Chantal wari presidente ubuza abantu gukora gute waje muri koperative gute. Yego. Utwara abantu uko bamenye ko kuva iyo koperative igishingwa yatunze imiryango myinshi y'abanyarwanda abana barize barabaho base babaho n'ubariho barubatse abana barongoye bashakisha ubuzima. Yego. Umuntu nka perezida ukabuza umuntu gukora kandi afite uburenganzira birababaje. Urakoze cyane. Nyuma yo kumva izo mpande zose twagejeje kuvugana n'umuyobozi mushya wa RCA yasabye ubuyobozi n'abanyamuryango b'iyi koperative Attack guhuza imbaraga no kurwanya icyo ari cyo cyose cyazana agatotsi muri iyi koperative ndetse yijeje abo banyamuryango ko agiye kubikurikirana. Ko bakwiye gukora nka koperative ntabwo bakwiye gukora nka kampani kuko kampani nayo ifite ibyo isaba n'icyangombwa cyayo kiba gifite icyo kivuga. Yego. Imitungo yabo rero yariwe mu by'ukuri twasabye ko babigenzura kuko uko inzego za koperative zubatse harimo urwego rwa ngenzuzi. Yego. Umunyobozi y'abantu 5 na ngenzuzi y'abantu 3. Yego. Basabwe rero ko iyo mitungo bavuga nk'uko nawe bivuze ngo biravugwa. Yego. Biba byiza iyo bifite inyandiko ndetse n'ibimenyetso. Yego. Urwo rwego rero rushinzwe igenzura muri koperative rugiye kugaragaza ibimenyetso bigaragaza ko rwose umutungo wa koperative wariwe. Ese ni uwuhe? Yego. Amafaranga ni inzu yagurishijwe. Noneho ibimenyetso bigashingirwaho kugira ngo ababigizemo uruhare babiryozwe. Yego. Icya kabiri ndagaruka ku waguzemo umugabane. Muri koperative ntabwo bagura umugabane. Yego. Kugira ngo aho ngaho mbanze mpakosore. Iyo ushaka kuba umunyamuryango. Yego. Urandika ukandikira inteko rusange. Usaba ko kuko urwego rukuru rwa koperative n'inteko rusange. Yego. Ugasaba kuba umunyamuryango. Umunyandiko. Birumvikana nyine wandikira perezida kuko ari we uhagarariye koperative. Yego. Ariko iyo urwandiko rwawe ruhageze bararusuzuma. Yego. Hanyuma bakazarushyikiriza inteko rusange ikakwemeza ko wemerewe kuba ubusabe bwawe bwemewe cyangwa butemewe. Ariko ubwo icyo tukwiriye kureba ni ukureba ngo si iyo lisite y'abantu bari barasabye muri ubwo buryo cy'ababemerewe ku cy'ababangiwe. Yego. Tukabisesengura kuko turabyemererwa. Yego. Hanyuma tugatangamo umurongo gusa icyo cy'uwo Karasira Kayisire Charles yari byarigiwe mu nteko rusange kandi RCA yari yayitabiriye.